Mbo ku bakunzi ba The Blessing Show nongeye kubasuhuza mbifurije amahoro y'Imana aho mbereye ariho hose. Ndabizi ko mbanje gushimira abantu bose badukurikira, Imana ibaha umugisha kandi imiryango yanyu. N'abatarabikora, please go there on YouTube wandikemo The Blessing Show. Please subscribe kuri YouTube yanjye, please kurikirana ibiganiro byanjye. Uyu munsi rero hari couple tuje gusura y'abastari. Ahantu turi ni i Masaka. Hari umusitari uhatuye, hari famiye y'umusitari hatuye, bagiye kutuganiriza byinshi bijyanye n'urukundo rwabo uko byagenze. Please don't miss this. Welcome, Julie. Okay, thank you. Bakuna. Wow, Mzee. Meze neza ukomana. Meze mutese? Meze neza. Meze ute wowe? Sawa. Urakomeye. Akibazo. Ni byose ni amahoro. Fresh. Okay, nkuko nabibabwiye rero finally nahageze, mwamubonye MD umeze ute? Yeah, fresh. Urakomeye la mama. Okay, bafite umwana mwiza, ni famiye nziza iryoshye cyane, nishimiye kuba hano. Nakoze kunyakira, mwanyakiriye neza cyane. Hano bita mu rugo impyisi. Mu rugo nabwiye abantu ngo ni Masaka. Noneho banyegeyeho ngo ni ubwo ngubwo nta karere nta gaki mu rugo impyisi. Ni Masaka, noneho nagasirino kikaritse hahoze ari ishamba ryinshi cyane hano hantu. Noneho habaga n'inyamaswa. Hari n'ahandi ntabonye hari imihanda itandukanye. Uriya muhanda ujya mu rugo intare, hano hakaba mu rugo impyisi. Mu rugo impyisi. Kubwo iyo muhuye murahangana to. Ubu ngubu impyisi zarahavuye, haje abantu. Okay, ibyo ndabikunze cyane. Mbere yuko wenda dutangira kwano mudukurikiye, hari akantu nkunda gukora mu gihe kumfasha. Sinzi n'ababiri bukunde ufashe bebe. Wowe urabi ibumoso, uyu nguyu yabe iburyo. Sibyo se? Ubwo mufite amaboko abiri. Imoso abimoso ni iburyo. Sibyo se? Muraza gufunga amaso yanyu mwese. Sibyo? Nimvuga ikintu havuga ngo iki. Ubwo ngubwo nimba cyarakozwe na madam urazamura akaboko k'ibumoso. Nimba cyarakozwe na MD urazamura akaboko k'iburyo. Okay. Okay. Sibyo? Ya Iburyo ni MD. left Ni Jose. Sibyo? ikintu akora. Mugiye gufunga amaso mwese please umbedebere rata. Oya turakubera. Undebere. Ntihagire ureba. Yego. Twagiye? 1 2 3 muhumirize. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo hagati yanyu ya Jose na MD. Yego. Ntinde muntu ukubaga like uri stubborn like ukubaganira undi like imwe yitonze undagira gutya undakagira gutya akaza kamushotora kwa gushotora umuntu nyine. Ninde ubikora? Bose kadanika. Ubikora manike. Oya urahanika akaboko. Ibumoso ni Jose. Iburyo ni wowe. Iyo ubikora. Oya ndendare. Uri kureba uricyo. Ibi ntabwo ndi kubikunda. Kureba Imana iraguhana. Nureba Imana iraguhana. Okay. Ntabwo yasobanukiwe. Nasobanukiwe. Oya notse wavuze ngo byatwabyishe nyine. Okay. Mwavuze mwabyumvishe game. Ngewe nayumvishe. Wayumvishe none. Mbese niwe buze kutubwira ngo duhumure. Kuvuga ngo ibibazo byanyu nibirangira uratubwira Jose ni ibumoso be. Oya ariko muri mu biki? Ibyo se ni ibiki nibanga? Nibanga. Ntabwo ugomba kubireba. Nyine ntabwo bireba. Jose niba ni ibumoso. Nimba ari Jose ubikora uramanika ibumoso. Nimba ari Jose ubikora ndamanika ibumoso. Nimba ari wowe ubikora umanuka iburyo. Ayibonye noneho. Okay. Nasobanukiwe. Tugende? Twagiye. 1 2 3 close your eyes. Hagati yanyu ya Jose na MD. Ninde muntu witonda? Witonda. Ko twese turabasazira. Banika ariko gusazi burarutanwa. Reka nze numva ubusazi. Uwitonda. Okay. Hagati yanyu. Tumanure. Oya mumanure. Noneho hagati yanyu. Ntinde muntu bwa mbere wabonye undi muhura. Bwa mbere. Muhura.
so we can explain. oya don't explain okay. umuntu wakubise ijisho bwa mbere Okay. twararebanye niba ari byombi murareba mwamani kabiri okay good mwararebanye umuntu yakubise akakude bugenzi Ni byombi n'ukuri. okay hanyuma hagati yanyu ninde muntu ukunda gusenga iyo mugiye kuryama ninde muntu uvuga ubwira undi ngo ariko twasenze utera courage undi mbega ninde muntu w'umunyamasengesho hano mu rugo okay mumanure okay Ndashaka kureba ibi. ikindi ninde muntu ugira peti iyo mugiye kurya umuntu wikundira kurya pe ibintu ndi kureba nizere ko nange muri kubireba ayo mwana we okay mumanure ninde muntu iyo wenda mwagize akantu kabarakaranya ninde muntu wihutira gusaba imbabazi ari kureba ibiri kuba okay okay mumanure hanyuma ninde muntu ukunda gutera utuntu tw'uturirimbo mu rugo Indirimbo. utuntu nyine iyo byamufasha ibintu muri gukora noneho baza kubereka video okay aha ikindi kintu ninde muntu wise izina umwana bwa mbere akavuga ati ngiye nuva twamumwitira dikamuhama Well, warizanye izina nyine. Liam cyangwa uwatekereje. warizanye Kuko hari umuntu hari Imana yari waritekereje exactly ni okay irya kabiri rinyarwanda madamu ko ndabyacanzera Inyarwanda ni okay ariko afite 3 irya gatatu se noneho iryo mo hagati. okay sawa murakoze cyane mushaka mwimanurire ibyo nashakaga nabibonye ubwo ibyo mwanyuranyije nakazi kayo mwivuyemo twabonye ibyanyu Bega game. anyway Kabisa. murakoze cyane hanyuma noneho ndagira ngo kuri side zombi noneho tuje kubasura turashaka kumenya love story yanyu muri makeya muri abantu MD rwose ajya gupropose umuntu ajya twari tuzi ko waradutunguye mandi magambo kabisa waradutunguye hanyuma nagira ngo nakubanza wivuge MD ni muntu ki then ahitavuga n'amazina ye madam ya MD ni amazina nkoresha mu buhanzi ndi umuhanzi urimba indirimbo zihimbaza Imana mu njyana ya hip hop gospel. MD rero mu mazina arambuye ni Mugema Dieudonné nkaba ndi umugabo ubu ndi umugabo wubatse ufite umwana witwa Liam mbese ndaryoshye ubu nduzuye ndi full ifunzemo neza boko yego aha Ya nanjye nitwa Jose ariko mu mazina arambuye ni Ibyishaka Joseline. Nkaba nararangije kwiga amashuri ya degree muri Kenya niyo numva 7 mfite bungu ariko nkaba nubatse of course ndi umubyeyi konsa byubahwe wubahwe ababyeyi bose badukurikira wubahwe by'umwihariko bonse wubahwe ariko natwe tugomba kubigiramo uruhare natwe tugomba kubahwa namwe mwubahwe vraiment kuko nimwe muhura n'ibibazo byinshi muranarera mugaterura biba byahereye hejuru sinzere twamusakuje okay hano nta kibazo. okay hanyuma MD umunsi wa mbere uhura na Jose mwahuriye he ya umunsi wa mbere ndibuka yuko hari umuhungu w'inshuti yanjye witwa Concorde umuhungu twarakinanaga umupira ariko yarazi ko ndi n'umuhanzi noneho aza kumbwira yuko hari bagita umuhuro ni umuhuro ariko wari uwa ADPR uwo muhungu kuko yari umu ADPR noneho arambwira ati MD ndashaka kuguha linye tukajyana ahantu hari umuhuro kandi haraba nyine hashyushye so ndametoke ndaza kuza tujyane nimugoroba ndifata ndagenda urumva nashizemo udustile ndasa neza nyine nje mu muhuro ngiye gura n'abantu batandukanye noneho mpagize
ubwo nasanze indirimbo zari zirimo ziracurangwa za indirimbo z'Imana nyine urumva za ADP harimo nyine na ba ADP ariko harimo indirimbo zisanzwe zibyinitse ariko zitari za ADP zibyinitse ukuntu noneho masanga urubyiruko abenshi bari aba ADP bahasengera ariko nawe ni umu ADP kuko papa we ni umupastor nzokikomereza noneho mageze ubwo umuhungu yarahangeje ko nari umushitsi waho aho hantu ari ubwa mbere mageze mbona abantu bafite udutambara ku mutwe urumva bari ADP mbasa ahantu hari umuhuro ahantu koko ahantu haraba hari ikintu kizima uko ngenda negera nkabona hari urubyiruko rushyushye rimwe rurabyina muri salo indirimbo ariko za gospel zibyinitse kuntu yakora mbona arimo umwana utandukanye n'abandi exactly urumva murebye urabizi umaze kubona nyine aho hantu amaso niho ahora n'umuziki usa nkaho wirengagiza mu matwi ariko ukareba icyo ureba ndamureba ndamuzuminga noneho ashaka kubona yari afite udukuru muri quartier kuko twese twari turi muri quartier imwe irangiye umuhanzi umupira nari umugolikipa ikipe y'umurenge wa Masaka kandi dufite ikibuga hano mu murenge urumva iyo habaye umupira abantu bose baza gufana so nari mfite akazina muri quartier none nawe ambonye urumva nawe yasa nkaho ahungabanye nk'umuntu wubatse kubona umustar yinjira haranira kugira ngo abastar mwese mwubahwe urumva nawe nyine ari ese avuga ati uriya muhungu uje hano so ikintu nakoze noneho uwo muhungu yasabye ko nange njya kubyina ubwo urumva ntabwo namenyeranye n'abantu bahari ntangira mbyina gake ariko urabizi ariko nkajya negera gake negera kubita udupa gake negera urumva biza gushiduka nyine nawe urabyumva mwegereye karabaye ariko ntabwo namwegeraga cyane muri gospel mugenda mwegera kwegerana urumva ngenda namushakaga sibyo ntabwo ari za ndirimbo zo gufata wenda wamuzanye mu rubuga nyine umuca kujya muzana mu kugira ngo nyirumva hari abantu benshi abakobwa n'abahungu babyina batuganira ibintu nk'ibyo ngerageza uburyo nyine nange mbyina nshaka kugira ngo mwegere kugira ngo muganirize ubwo nawe bigaragare kuko nase mbibona nawe yesa nka afatwa ukuntu nukorosoro wabyukaga mbega mandi magambo yarari mu rugendo yabuze umuntu wambwira ati please come you know wow nice one no nahise ngwamo hari tele bavuga ngo yaguyemo utakarama ngwamo murabyina gake muganiriza twibwirana mubwira amazina yanjye MD Hararizi ambwira amazina numva nyine bwa mbere ariko narinzi papa we narinzi basaza ariko ntago nari muzi so byabaye ngombwa ko dusohoka hanze tuva mu rusaku tujya urumva nyine twarabyinanye urumva namubonye mubona umukobwa mwiza nawe aranzi birakorohera mbega biranyorohera byambereye tapi nuko tugiye hanze urumva nyine biba ngombwa ko ikiganiro kiba kinini amakuru ikintu bisanzwe ibintu nk'ibyo ariko nyine atari ahantu hari umwijima urumva abantu basohotse mwamaze kubyina murasohoka mukajya hanze no kwihanagura icyuya warushye nkajya muhongeza gutyo nk'umuntu twabyinanye biza kurangira duhanye utunimero ariko nimero yamaye nimero za mama we za umukobwa uvugana mama we babyita ngo iki ni nyina we muto ni nyina we muto ni nyina we muto nyina senga bavukana na papa we ni nyina we muto noneho amanimero ze kuko nta telefone yari afite icyo gihigaga mu gatatu segonderi twamenye mu gatatu segonderi umva ni kera ni mu mwaka wa kangahe 2013 gutyo ngira ngo ni gutyo yari umukobwa mbere muhuye mugiye gukundana wawe ukunze so urumva nanjye nari ntaratangira ibintu byo gushakisha wari utarabaseriye ntabaseriye umwe yaje twagiye by'urubyiruko nyine biraho tukiri n'abato urumva yakiri mu gatatu yarakiri mutoya vraiment ubwo urumva ntabwo uhita mubwira ngo dushaka ko tubana of course ntabwo ambwira rwa rukundo nawe urabyumva so nuko byashye muri make ninjye naho ngaho twahuriye naho mwahuriye muhana nomero za nawe mutoya none dutangira kuzajya duhamagarana nahamagaranye nawe nyina wabo
akamuma Rekoze yes ubwo tangira guca ikiganiro kirashyuha kabisa uhagaze aho ngaho gato Yego. ngaruke kwa Jose ugihura na MD murabyinnye waramukundaga waramufana we narumvaga izina MD muri quartier ariko ntabwo naramubonye nyine uwo ari we ariko nyine nari ndi kumwe na brother wanjye bakambwira ngo ko nabonye yicaye kwa DJ nkavuga muri icyo gihe noneho kera byari umuntu wicanye na DJ cyangwa umu DJ nyine wumvaga ari ibintu bya hataye noneho ukuntu ngiye namubonye bwa mbere nabonye nyine yicaye aho ngaho kwa DJ ariko nkabona nyine ni mwiza ni umuntu nyine uri sharp ukuntu MD rwose nyimuziho arirekura none kuvuga ngo yarambonye nanjye nkazuminga hari umuntu nyine muzuminga na gutya nawe ukazuminga rero aho ngaho niho nahise mvuga uriya muntu nubwo ari kunde banza nanjye yankunze akamvuga ariko ntabwo byashoboka nyine ukazajya uvuga ngo oya kubera ko babyita crash ariko nkamukrashingira aho ngaho nyine noneho igihe yazaga uhita wumva icyoba kigukubise yakwegereye gutya kako yavugaga uyu muntu yandebaga ntihanaje ariko nyine nkavuga nigira uwadanje nyine nk'umukobwa kwa kundi nyine abakobwa kwifata akavuga ngo ariko waramufanaga byahataye ahubwo numvaga indirimbo ze akavuga ngo dore ndaci nyine indirimbo ye ngiyi ariko nyine ni umusitari muri Masaka ni nawe musitari tuzi nkubahwe ariko nkaba ntamubonye vis-a-vis nyine face to face ariko akavuga ngo bakazajya bambwira ko turi kumwe bani we muti nyine umusitari waje mu kirori ariko atagomba kubyina cyangwa atagomba kuperforminga kuko ni ibintu bitari ibyawe so aho ngaho niho nyine namubonye harya bagita muri Bibiliya bavuga kubenguka uramubenguka ariko nyuma yaho igihe yanyakaga namba nkamuhiza mwita tantine nawe ahari nyine turamusuhuje yakoze akazi gakomeye niwe nyine wavuga ko ari ikiraro nawe kuko reba mu wa gatatu ukagira ukaguha na phone mama yari kukwica so aho ngaho nyine niho twagiye ariko ntituzajya tubonana cyane ariko tukabonana kuko yakoraga mu Nyange yakoraga mu Nyange akazajya nyine acaho kuko aho bafatira bisi ni hepfo yo mu rugo so naho ngaho nyine nabona nkavuga amasaha ye ni 9:00 nkaba namenye kuko yarambwira ngo ngiye ku kazi ariko waramukunze cyane yarakucungaga step by step ntago yabibonaga yari crash kuri njye yawe waramukunze wumvaga ari ishema kuba yaguha nomero mukajya mucatinga wumvaga ubikunze cyane unavuze ati uyu mutipe aramutse nkundi akambwira ati ndagukunda nahita avuga ni we yes ari ukuntu umuntu akubwira ukavuga yes nk'ijana ariko aho ngaho yari ibintu bya crash ubundi uranamutinya ukuntu ukumva ko anaje aho ngaho uri wakwiruka so nago bovuga ngo cyama kambwira ngo ndagukunda ako kanya wumvaga nta rukundo bikurimo ako kanya ntako ako kanya nyine wumvaga oya reka tubigenze gahoro ariko ukamucungira hafi agenda 9:00 guhamagarana n'izi saha none tantine wanjye yagenda nkavuga no talking ako nkabikipinga low ko nyari ndi umwana kandi umfollowingwa n'ababyeyi urumva ntago nibutashaga ibintu yego birumvikana sasa rero ndashaka kugira ngo wenda mumbwire stage ubwo mwagomezaga mucatinga mudahamagara ariko were yaratakaye mde wowe wafashe cyemezo nje nahise nyine urumva nahise uvuga ati umukobwa n'uyu bona ni sharp noneho ikindi kandi kintu cyari cyamfashije n'umwana wo mu batambyi ntaga numvaga byanga bikunze ko atari birara nk'ibindi byose ndavuga ati byanga bikunze ngomba uyu mwana kumufata neza ni sawa ntago wagize impungenge uko ari umwana senior 3 bitewe n'ukuntu yarabyibushye uyu mureba uri guca ntago ari ko yangana yarabyibushye ubona ari igikobwa gishishe kuntu uravuze ngo abana bagira ibihagararo nyine bakuze ibihagararo bashobora guhura n'abantu bakibeshaho kugira ngo ni mukuru cyane urumva ubwo gishishe kimeze neza nkajya mwati cyana cyiza rwose abana naribi ubwo namuhamagara amagambo twaganiraga y'urukundo nyine y'icyo gihe nkumva ni sawa ubwo rero batahana niho nzagwa nuko yajya ku ishuri yugega muri interne cyangwa kwiga muri interne wajya ku ishuri wabigenza gute mu ishuri naramuhamagaraga yari yaramaye nimero hari abakobwa ndebyibuka hari abakobwa b'inshuti bari nk'abakobwa nk'abane kuko iyo namuhamagaraga twaravuganaga ari nkumva ari kumwe n'abandi bantu bavuga nyine bakavuga ati tumusuhuze ni MD ibintu nk'ibyo ngibyo noneho
namuhamagara bakamara bafite telefone bakoresha ku ishuri donc tukavugana gutyo ntago nigeze mureka muri vacancy twaravuganaga no ku ishuri nkashaka nko muri weekend mu gihe ari free atari mu masomo nkamuvugisha bituma nyine urukundo rugenda rukura ibaze ni ya 3 senior 4 senior 5 senior 6 mugikunda okay ndashaka noneho mbwire the step mwageze kwamwerurira ariko urabizi ndagukunda ubure bwo mwari mu gucata bisanzwe nk'umusitari n'umuntu usanzwe muri quartier bisanzwe hari ukuntu umuntu avugisha umusitari mukaganira bisanzwe rwa rukundo rusanzwe noneho cyagiye wamubwiye ati ngiye ndumva rero tukwiye kuva muri ibi tugafata indi ntera byagenze gutajya gume so n'urugendo rurerure urumva yarageze mu gatandatu ageze mu gatandatu byabaye ngombwa ko ajya muri kaminuza noneho biba ngombwa ntabwo yigiye mu Rwanda ahita ajya muri Kenya twaburanye nk'imyaka nk'ingahe nk'ine nimba atari 5 kuko atangiye kaminuza twongeye kubonana ageze mu wa gatatu urumva niyo yazaga muri vacancy ntabwo twabonanaga ntabwo nabimenyaga noneho bisa nkaho bihagaze birahagarara turaburana twese urumva gahunda ze sinazimenya nangizanye ntiyazimenya nyuma rero ubwo ikamvuga buryo twongeye guhura so nyuma kongera guhura twahuye yarangije kwiga kaminuza yagarutse mu Rwanda asanga nanjye muri icyo gihe nta muntu mfite uracajagaraye uraho gusa nkaho njagaraye wabuze umukobwa nafatisha mvuga ngo uyu nguyu niwe wanjye abasore mwubaho urumva birabagora guhita gufata umuntu muzima noneho icyo gihe ndibuka yuko niwe aje mu Rwanda niwe wamamagaye niwe wamamagaye akoresheje nimero zo muri Kenya ngira ngo wenda aracyari muri Kenya arambwira ngo ari mu Rwanda asaba ko duhura ndikanga byabaye ngombwa ko duhura noneho twera ko twari tumaze igihe tutabonana ntago wakwita uza wisukira ku muntu ntago ubuzi ko byagenze arangije kaminuza yiganye n'abahungu iriya nanjye hino nabaga ndi kumwe n'abakobwa urumva gake ntago uhita wisukira nk'ibintu bya kera so tukaba tuvugana twarahuye turisuzanya tuba makuru ibintu nk'ibyo turibwirana twari dukumburanye ibintu nk'ibyo turangiza turataha so nyuma urumva yaragarutse mu Rwanda koro zirongera ziratangira ndamuhamagara ava ku kazi nkamuhamagara ashiramo amafaranga agashira amande nawe agashiramo tukajya kuri WhatsApp call tugahamagarana urumva Amane tagendera ku bantu bakundana mana yanjye MTN yakoreye amafaranga yanjye uzi ko mwishira ukiguriza undakiguriza umva amwe amatwi telefone ishyura ukumva wanambwiye ati bye nakubwira ngo bye mugana ngo bye kugera uvuga ati noneho tutangura ngo gukupa ayiwe ati nawe gupa nawe gupa mbese urukundo rurashyuha turongera dusubira muri mood ubwo urumva yaramaze kurangiza ari free ako ntabwo ari wamubwira ngo ndagukunda ntabwo yenda mubwira ko ndamukunda ntaraho gusa muri gushyushya noneho nyuma nibwo naje gufata umwanya mbona yuko igihe kigeze ko nari mfite akazi mu Nyange numva nta kibazo mfite nyine urumva nimba mbasha kuba nabona amafaranga ayatunga ngewe yatunga n'umugore n'umwana numva ndakuze abantu rero ntabwo bari bazi sheri wanjye ntabwo bari muzi rwose mwaribazaga se MD bite ariko ndabizi ko mwaje gutungurwa mberetse rero umukunzi wawe umuzana nani stop wamuzanye nani stop umwerekana tugenda so rero uyu ukuntu namuvugaho byinshi cyane the time wamusabye urukundo none yo nshaka kwari ukwezi kwa ryari umunsi yari wakanga ujya kumbwira ngo ndagukunda urumva nyuma yaho hari no wamusabye kubana nyuma yaho agaruka mu Rwanda amaze kumpamagara tukabonana twakomeje kuganira amagambo kuri telefone ndagukunda I love you ibintu nk'ibyo bigakura urumva yajya kuryama mujya guseruka amazi ndagukunda urumva byatumye urukundo rwiyongera ntabwo umenya exactly date uvuga ngo
ngo natangiriye kuri iyi date mwebwe nta munsi mwigeze gufata umva byarikoze Byarikoze kuko kabisa. twari twarakundanye Yego. kera remember Eh. noneho hajyamo break ariko icyo gihe cyose nyine iyo muhuye bwa kabiri bimera nkaho ntago bitangira ngo mwampaye urukundo no nyine Urabona- biri urabona iyo bacanye itara Biritwara. iyo bacanye itara barazamura bajya kuzinya bakamanura so icyo gihe twasaga nkaho twazamuye agarutse turamanura muramanura urumva ni byari birimo nuvuga ngo neza ntago byarakoroheye byaranyoroheye cyane kuba wandikaga message ngo I love you nawe ngo I love you yego birinda birangira birinda birangira byibaye, gutyo byikoze. numva nyine birikora kugira ngo mwunganire sorry nta kibazo. Igihe twatandukanye byasaga nkaho bishize so njye of course naragiye ntabwo nzi ko future yanjye iri mu Rwanda nyine nkumvaga iri ahandi muri Kenya cyangwa other country numva nyine my husband agomba kuza avuye mu kindi gihugu so ukuntu byagenze rero igihe nazaga okay mu gihe nari ndi muri Kenya first of all na of course nagiye mu relationship kuko ntawe twaraganiriye mbere yuko ngenda mubwira ko nyine ntago umenya ntago urabifatisha neza ntago muganira nyine ibintu bivuga ngo ngumva ngo nzagutegereza no nyine byahise bishira naho ngaho phone tantina ijyana ibintu birashira ngumva nyine ni ibintu bisanzwe so ntago nabifashe n'undi mutima yes so nagiye muri relationship yindi rero mu kugaruka hano so before igene ndi muri Kenya namaze in tuvuge 2 years and a half in a relationship nyine so kugira ngo nyine ishire nayo barambwiraga mbere uwo mutipe ntago ari mugomba kubana aba twajya gusenga ahantu bagahita babimbwira uwo mutipe ntago ari muzabana nkumva what nzaguma hano ntago nzanasubira no mu Rwanda so what are you saying so ntago nabifashe nkaho ari serious ariko nyine twarakomeje gukundana n'uwo mutipe till nanjye naje kubona ko ntago it's not nubwo yitondaga of course ariko naje kubona ko n'Imana bwayo yaranyibinyibwira uragenda ukatira umusore w'abandi nakundanye imyaka 2 ntago twatandukanye just like that ahubwo we niwe wanyibwiriye ngo arashaka kujya mu bintu bya business ashaka kuva muri relationship n'ibyo ngibyo yes niko navuga Imana tawe rwose nta musore bakomerekeje ntago nyine njye ntago byantunguye kuko uhitubona ko bigenda bishira gahoro noneho nagiye muri stage y'umwaka umwe ahantu ni nkaho ari kunkubita inkoni yo kumpana ngo garuka settle down mind yawe ibe ku Mana usenge concentrating ntago yari stage gusa kuko twafashaga abana n'urubyiruko kujya muri camp imikino so nari umu facilitator w'ama camps menshi tukafasha abantu ariko tugasenga ni ibintu bya Christian gospel so tukabigisha mu mikino tukabigisha ukuntu bakunda Imana so ibyo bintu byantwaye mind nanjye bimfasha kuba busy nawe aravuga ngo ntago gusonga usigaye ugenda ubibwira nakuru ukagumayo bitangira aho ngaho abapeti then I was like wow byararangiye mvuga ngo thank God now I'm free thank God I'm free because iyo uri muri relationship utazi ahantu yerekeza then uhitubona ko hano hantu something is wrong kuko narasengaga mvuga Imana urebe ibi bintu ndimo then Imana biroroha gukatira umutipe ukiraho ushobora kuba uri kumwe n'umutipe hanyuma ukumva nje ndumva rongeye kubivamo ukumva nyine ntizo nayo majwi wumvaga n'ibiki byose wumvaga kumukatira bikuru ntago byari byoroshye kuko ndabyibuka naramubwiye ngo rero ngo hari abantu bari kumbwira rero iyo umuhanuza guhanura tujya kuri murega hari abantu bari kumbwira ngo nje nawe nta kintu kandi ntago ari umwe n'umuntu nita anko yabimbwiye ngo yarose ibintu bitari byiza so we have to stop maze akahita avuga ngo hoya ntago bishoboka yahise aza the next day ahubwo aza kumbwira ibintu n'ibiki ugireka no kujya gusenga bitangiye kukwangiza mu mutwe of course then ariko nkamva why there is something wrong kabisa hari ukuntu byiyumvamo nawe kuri muri wrong relationship
si ukubeshya uravuze ngo iyo ari wrong relationship n'Imana ibigufashamo Yes. kugira ngo bisenyuke yes irabigufashamo cyane kuko njyewe byaranyorohereye wow byarakoroheye byaranyoroheye wow cyane aha tugaruke kuri MD nyine ubwo ngubwo nyine ntago habayeho time yo kuvuga ngo ndagukunda byarikoze byari automatically. rwose urukundo rurashyuha ruraza rurashyuha Yeah. from nowhere wow I like that hanyuma aha noneho umushinga wo kubana noneho ya umushinga wo kubana waramwicaje aho waramwicaje oya Yeah, umushinga nabyo wo byarikoze kubana oya umushinga wo kubana so naramuhamagaye ndabyibuka yuko namuhamagaye araza nabimubwiyeho nsa nkaho wenda nicinira ntazi ko wenda ari bubyumve akajya ambwira ngo ni mu mwaka byaba byiza ngo bibaye mu mwaka utaha asa nk'abisunika wewe mubwiye uri ready uvuga ati this year noneho ikintu cyaje kubyemeza ko ngomba kubana nawe hari ahantu hari habaye igitaramo noneho njyayo cy'urubyiruko ntabwo bari bantumiye ahantu nasengaga niyo natangiye niyo nabatirijwe noneho njya gusenga mu gitaramo nari mfite akazi ndi bukore shift ya 5 z'ijoro noneho ndamuhamagara ndamubwira ati se waje tukajya ahantu mu gitaramo hamwe nasengaga ko ari rugo mu rugo ukamerekeza tukajyana tukaba tunatampuriza amasaha agiye kuza noneho arambwira ati nta kibazo yaraje turajyana noneho tugezeyo byabaye ngombwa ko urubyiruko rwako kuko rwari runzi runsaba yuko naririmba ariko iyo uri umusirikare wese urumva uhora witeguye noneho umva barambwira ati wibohore hano ni iwanyu uririmba izi ndirimbo ushaka icyo gihe nabaye indirimbo 4 ndaziririmba bari banzi bari banazizi ubwo birarangira noneho mbwira umuntu wari uri kuri protocole musaba yuko ndi butaye saa 12 kuko ndi bujye mu kazi saa 5 ntahenje kuryama saa 12 kugira ngo nze kujya mu kazi saa 5 saa 12 zigeze ndamusifana ati tutahe n'amasaha arageze ubwo yarabizi gahunda dusohotse ngiye kujya kubwira ku muryango haguye imvura hatangira gukubita imbere byo ibiki umuyaga mwinshi dusubira inyuma ubwo urumva no mu rusengero hitazamo hasamo ukuntu nyine udutsiko urubyiruko yuko hatangira kuzamo akaduruvayemo ukuntu urumva imvura atangiye kugwa urusaku none byabaye ngombwa yuko bashira umuvuga butumwa kugira ngo nyine urumva indirimbo ntago ziri bwumvikane harimo umuyaga mwinshi imvura iri kugwa bashira umuvuga butumwa je nareba kwisanga nkabona amasari muri rukanga imvura yatuza gace yajya kugabanyuka gace ngo ngende najya kugera ku muryango nsiga ijambo imvura igakubita nkongera nkicara nabangamiwe ijambo ntago ndi kuryumva ndashaka kujya kuryama nasabye uburenganzira sindi kugenda kuko narababwiye batera mu mbabarira ndagiye kugira ngo mutaza kwibona nabi barambye ati okay barambuhora baransengera ari no ikintu nasigaye ngwana narusigaye ngwana no gutaha najya kugera ku muryango imvura subira yumva ijambo najya kugenda yashira najya kujya ku muryango subirayo kumbi muri iryo jambo harimo message yawe harimo message I like that kango sasa juri umuvuga butumwa urabona abari bamuvanye mu giturage mvuga butumwa b'abaturage nyine so bambabarira ariko oya nibyo hari igihe umuntu aturuka wenda mu ntara runaka none yageze mu mujyi hari igihe abantu biramugora asanga ari abantu no kumwakira ariko ijambo kubita so rero njye nafite gahunda yo gutaha nta nubwo wari ufite gahunda y'ijambo wari wapfutse amatwi wari wapfutse amatwi wabwira ati ubwo akazi nkora ka shift ya nijoro urumva no kuryama urarureba yego bisaba kugira ngo ugende utahe byubuzo ryama nk'amasaha 3 yego kandi urumva imvura iri kugwa nta kundi ugende kuryama nahangayitse sha umva juri byarangoye cyane wicara noneho nza kwicara nta kundi ndavuga ati nta kundi reka negereze imvura igwe iragwa wa mugabo wamuvuga butumwa nimba yabonye sinzi yarabonye uri kwirukanka ndi kwirukanka sinzi
kuko no kujya kuvuga kubwiriza ajya gutangira kubwiriza yamvuzeho ko mfite indirimbo nziza nubwo ari injyana ya hip hop ariko zirimo ubutumwa amvugaho none ariko ajya kubona akabona nsa nk'umuntu ujagara nshaka gutaha kuko ntabwo yari yasobanukiwe noneho maze kwicara ntuje ntegereje nyine kiri bube ntegereje ko imvura ihita numva arampagurukije kumbe Imana hari ikintu imutumyeho kuri njyewe amagambo yambwiye amagambo menshi cyane yaguhagurukije imbere y'abantu cyangwa yaguhamagaye wenyine yarampamagaye imbere y'abantu kuri stage aranyongorera ambwira icyo Imana imubwiye amubwira ubutumwa buhanuzi bwinshi arambwira ati ndi umuhanzi w'umusore ibyo ndirimba hari abakobwa benshi hanze aha bashobora kunshuka rero arabona ibintu byinshi arabona ibintu abakobwa banyirukankaho ndabona gutarabastable ambwira ibintu byinshi yero nayo nyirijagaraye ariko ati rero ibyo bintu uzabyirinde bivemo nutabivamo Imana izakumena ijisho mbese ngira ibintu nyine ko nzabona ibihano ibintu nk'ibyo ngibyo barabyemese cyangwa wumva bitari kwinjiramo neza kubera ko nari mfite gahunda yo gutaha ntabwo byajyagamo neza ntabwo byajyamo none namureba no kuna ntabwo ari byo ntabwo namwumvaga ntabwo wamwumvaga rwose kumbe mu by'ukuri byari by'ukuri byari by'ukuri ndibuka yuko njyewe nyuma y'iminsi 2 naratashye mvuye mu kazi icyo gihe nahinduye shift noneho nza gusenga Imana nimugoroba ngiye gutaha ngiye kuryama nsenga Imana numva ijwi Imana rirambwiye ngo ibyo nari ndimo nyine byo kujarajara ibyo mbireke shaka umwanzuro nayo Imana izagira guteza imero umugisha ibintu byinshi cyane ndi umuntu rero wizera Julie umuntu wizera cyane mu by'ukuri mfite ubwanya bwinshi bwo kwizera icyo gihe nese nizera ko iryo jwi ari iry'Imana yambwiye nibwo rero nahise numva ko ngomba gutangira gushaka gahunda yo kugira gute yo kuba nashaka umudamu mbwira yuko nimara gushaka umudamu Imana izandindira yizama ibintu byinshi cyane niho umugisha wanjye uri ibintu nk'ibyo ngibyo nuko byaje nahise mbyinjiramo direct uhita ugenda uri seriye umva ndi seriye ndabimubwira nahise muhamagara icyo gihe ndamubwira ibyo Imana yambwiye nawe biramunezeza ariko ikibazo cyari kiri ntabwo iwabo bari banzi baranyumvaga gusa MD uraho ariko basaza be bari banzi ko mushobora kuba mukundana bari bazi ko dukundana ariko ntabwo bari bazi gahunda zanjye cyane noneho byabaye ngombwa yuko bimubwira icyo gihe naramuhamagaye tujya ahantu mubwira gahunda yanjye turabipanga neza arabyumva mu by'ukuri nawe yarabyakiriye byabaye ngombwa yuko dupanga gahunda y'ubukwe mutarabigeza ku babyeyi nyine twari dushyushye ntari mushyushye yabyakiriye ngo twari dushyushye noneho turayipanga noneho nyuma naje kumusaba yuko agomba kujya kugira gute kubibwira ababyeyi kubanza kubibwira ababyeyi ubwo nyine urumva habaye gahunda ndende ababyeyi baramubwiye ko batanzi nabwo hatangiye gahunda yo kujya kumusura iwabo ibintu nk'ibyo mvuga gahunda zanjye byabaye ngombwa ko nganira n'ababyeyi be gake batangira nyine kuko nange ndi umuntu uri shapu nkajya mbaganiriza nkabona ntabwo ncecetse nanjye nkajya mbaza n'abantu hirya no hino si umuntu agiye iwabo umukobwa bigenda bitwara amande bakangira inama nyinshi wirinda kureba kuri telefone ukaganiriza ababyeyi ubahanga amaso ukabereka kuri redi apana ngo telefone WhatsApp biki byose iyo kubonye wihita ukona kuri ingegera cyangwa uri ufite izindi gahunda nkagenda mfite gahunda abantu umusaza nkamuganiriza mureba nakabona story nyinshi zikaza akabona ko ndi shapu barankunze baragukunda kuva mu kwa gatatu mushakana mu kwa kangahe ubwo mu kwa gatatu nibwo byari bishushe cyane noneho twese dupanga gahunda noneho yo kuba twajya mu murenge umurenge twawugiyemo tariki 25 z'ukwa gatandatu ntabwo byatwaye igihe kinini barabyumvishe byaroroshye barabyumvishe mu by'ukuri nuko byagenze wow ndi kubikunda kuvuga ngo mwebwe nta kintu cyabagoye mu rukundo ari uyu yarakwakiriye aza yihuta ari nawe wajyanye imbaraga zose akajagari tugashira hasi rwose hasi uretse n'ibyo mama wanjye we yabanje
iwacu babanje kubyanga kuko nari mfite gahunda yo kujya kwiga muri China, then ariko yari yambwiye ngo uyu munsi none ubu ngubu ntabwo uzancika basi uzagenda nateye ivi. Noneho biranga kujya muri China n'amadocuments yose nayabonye biranga, then hari umushuti wanjye waje mu Rwanda none ahita ambwira ngo tuzagenda Ukraine kuko afite ibintu by'ikigo yamfasha. Nkabona ficanye no yo kujya kwiga masters nanjye ujye ngibyo ntago byabanje kunjyamo, ariko impamvu ndi kuvuga kuri mama nuko we yagiye gusenga aravuga ngo Jose ibi bintu ntago mbyizeye nta najya gusenga. Ajya gusenga maze Imana ibimubwira nyine yaravuze ngiye kubikonfirma, yarabyutse mu gitondo aranambwira Jose ndagiye ngiye kujya kubaza Imana kuko ntago ndi kubyumva neza. Aragenda ahantu ajya gusenga we ahantu abantu batamuzi ntago nibuka umusozi yagiyeho, but I remember ko yagiye kubera ku bwanjye kwa ko nyine ndi umukobwa wa mbere w'imfura, so ugiye gusohoka ntago byamworoheye. Rero kubyakira aravuga ngo ngiye kubaza Imana ikintu bitekereza kuko ntago twahubuka tuvuga ngo hoya cyangwa yego gukora ibintu byawe biri kwanga amashuri n'ibiki, that means hari ikintu. So nibwo yagiye ahantu I don't remember umusozi wari we, ariko yarasenze akihagera umugore yaraje aramubwira mada umukobwa wawe uri gusengera ntugire ubwoba, umuriya muhungu Imana iramuzi ni umuhungu w'Imana, mbese ngo yayikoreye kuva akiri umwana, mbese ntugire ubwoba umushyize mu maboko mazima, kandi niba ari iby'ubukwe bari guteganya ntubagire ikibazo, bareke bakomeze kuko uyu muhungu n'uwanjye rwose agiye mu maboko mazima. Haleluya. Rero nibwo mama yarabimbwiye mitavuga serious ngo sinagiye gukonfaminga Jose umva ndagushyigikiye genda rwose. Niyo mpamvu utanumva nuzuye ufite imbaraga nane kubyumva Imana ngo yakuzi. uzi kumva umubyeyi w'umuntu avuga ati mwana genda noneho genda ndagushyigikiye ntugire ubwoba uriya mungu Imana iramuzi. MD ibyo jambo ndumvishije riraneza cyane bituma none mukunda kurushaho ukanakora n'Imana cyane kuko n'abantu babipingaga Julie ndakubwiye ngo barabipinza igomba kujya kwiga ukarangiza amasomo ibyo urucyari umwana Jose, ariko aravuga ngo ariko akunda gusenga cyane. Reka njye gukonfirma nze ngubwire icyo ngicyo cy'Imana iravuga nicyo turakora. Rero ni kuko papa wanjye byaragoye kabisa, then iyo mama wawe yemeye na papa wawe byoroshye ukagenda amubwira umva aranagutegura Jose ntago kutitegura kandi ufite kugenda mbese akabigushyiramo imbaraga tujya gushopinga mbese kandi n'ababyeyi be barankunda cyane barankunda ko turagenda tukicara tugasangira mbese byaroroshye yari amavuta yandi mbega byarikoze byaroroshye. Wow. MD kugeza ubwo rero murabana byoroshye cyane Imana iyo babigiyemo buriya abantu bose irabazimya ubundi ibintu bikagenda byirukanga. Abavuga baravuga ibintu umva baravuga ariko Imana yavuze bose baraceceka. Okay, tugaruka ngo wena tusa nkaho tugana ku musonda cyangwa umuntu mumbwire nka challenge mwarahuye na ibyo byose n'abantu badukurikiye bari kutureba. Harimo abari mu rukundo, hariho abakijagaraye, hariho abatarafatisha, hari n'igihe uba ufite umuntu wawe ari w'Imana yagusezeranyije ariko kubera ka kajagari ukamuvaho ukamureka kubera urajagaraye. Ariko none nagira ngo none mutubwire nka challenge mwiwe mwagiye muhura nazo, ibyo ari byose hari challenges zigenda ziba common mu rukundo. Nagira ngo mutubwire durambwira challenge yawe niyo yambwire challenge yagiye ahura nayo. Urabona mu rukundo ntago bibura none iyo mumaze kubana abantu benshi wenda hari ababamuzi hari ababanzi iyo mumaze no kubana bwo barakomeza bukaba ntago babura baravuga ati nyine ngo ntago bizatinda abantu mwagiye mu abana beza koko ntagiye mwihangana Imana yahoje ko ntawe ugitandukanye bakabatega iminsi tubaha amezi abiri wenda nimba ariko wenda babona nimba ariko turi bato wenda sinzi cyangwa se bakabona wenda ubushyuhe bavuga ngo murashyuhe baranatunguwe ibintu nk'ibyo ntago bibura. Ariko mu by'ukuri icyo navuga iyo mwakundanye n'umuntu bikaba n'Imana ikabiha nje icyo mvuga nuko urukundo rwanjye nawe no kubana hagati yanjye nawe Imana yari birimo. Noneho njewe ndibuka nsenga Imana
Imana izina ry'umwana tuzabyara yarambwiye ngo uzabyara n'umwana azaba umugisha kuri wowe igisubizo urumva ndavuga ati ibintu birakaze so rero njyewe ntabwo nigeze ncika intege ahubwo nashyizemo imbaraga nyinshi cyane ndavuga ati umudamu wanjye n'uyu nguyu ba bandi bose bave mu nzira na telefone icyo gihe nahise nsa nkaho ngabanya kuzajya mvugana n'abantu benshi ibi bintu birahinduka n'imyitwarire irahinduka ntangira kwishyira muri gahunda y'abantu nyine bagiye guhindura gahunda so nuko nakomeje kuba challenge yawe wowe yakubayeho n'iy'abantu abantu bakajya bambwira ibintu bitandukanye banca intege ariko ntabwo byigeze benshi intege kuko njyewe naramukundaga kandi mfite gahunda mu buzima bwanjye kuko njyewe ubundi nize ibintu bya hoteleri ibintu byo gutanga amakeya ibintu byo kwita ku muntu mu by'ukuri ibyo bintu ni ibintu byanjye urumva n'urukundo byatumye n'urukundo none ruzamura uza wese ndabimwereka nkajya nca bugufi ariko nirangagiza abantu benshi cyane Imana ibaha umugisha cyane mwakoze ariko ntabwo twasoza mutagira inama abantu badukurikiye sibyo ibyo ari byose icyo nabashije kubona cyo nuko abantu turavuga tukanavuga n'ibitatureba tukavuga tugaca intege abantu ariko ndashaka kumenya inama zanyu cyane cyane abantu bari mu rukundo abantu bari izo ntambara ntizijya zibura so ndagira ngo kuri Said MD wowe none ugira inama muri rusange yaba ari urubyiruko yaba ari amatorero yaba ari inshuti ziba ziri inyuma hari igihe nazo ziguca intege zigukurikiye ugasanga ziguciye intege pe nabo ziguha support ariko ndagira ngo utange inama hari igihe umuntu akundana n'umuntu wenda ataruwe sibyo abantu bakabivuga bikagera aho bigapfa hari n'igihe umuntu akundana n'uwe aruwe hanyuma ndagira ngo wowe muri experience ufite utubwire hari ukukuvuga umuntu atari uwawe bakaguca intege hari ukukuvuga n'umuntu ari uwawe hari ubwo bizana bite so urumva bakuvuze umuntu ari uwawe ubibwirwa n'iki hari ntago bihinduka so ndumva nta cyabihindura nimba umuntu ari uwawe aba ari uwawe cyane cyane njye nakunze kubivuga Jose yaje anyuzuza hari uruhande narabuze noneho bita bihwaniramo noneho ikindi njye ndi umuhanzi urumva ntago nari kujya gushaka undi muntu udakunda ubuhanzi noneho nasanze noneho abirimo neza nawe uri umuhanzi background iri muri music urumva abasaza be bose n'abacuranzi baranaririmba yewe na papa we ni pasiteri kandi akunda abahanzi yewe nawe ni umuhanzi narabivuze hari umuntu nigeze kubwira ejo bundi niba uriya nushaka n'umukunzi uzareba umuntu utazakuvuna yego ntabwo uzaba uri umuhanzi undi ari umudokita ntago mwahuza uzajya uvuga ngo ngiye kuririmba akubwira ngo ariko ibyo ni ibiki reka nkubwire June ntago byandastanding ntago nari kuzajya mubwira ntago namubwira ngo ngiye mu gitaramo ngo asigara aryamye nimba ngiye tugomba kujyana kandi akumva arishimye ishina ryohewe naco araryohewe no kujya mu gitaramo n'ubu ahora ambwira ati ni ryari bizafungura mba numva ndi proud cyane rero nimba umuntu ari uwawe aba ari uwawe rero nta ikintu nabwira abantu mukajye muhangayika uzareka abantu bakuvuge ariko niba kuvuga umuntu atari uwawe aho ngaho wenda sinzi ikintu cyabikubwira ariko iyo umuntu atari uwawe birapfa ariko umuntu atari uwawe birapfa rwose hari akantu kahitaza kakabikubita kandi mwari muzi ko bishyushye kandi akaga mu gapfuntu uziko hari n'igihe bipfa ari umunsi w'ubukwe tujye twumva inkuru hirya no hino twumva abantu ngo babasize negeze umunsi w'ubukwe negeze kubyumva mu burasirazuba ngo umuntu yisubiyeho umunsi w'ubukwe utariko abazima sinzi nimba aba ari uwawe nimba ari abazimu ariko mu by'ukuri urukundo nyarwo nimba umuntu ari uwawe nta muntu uzaba atandukanye rero icyo nabwira inama abantu b'urubyiruko mu by'ukuri gushaka umuntu inshuti yawe
njyewe namubonye ari Imana ibimbwiye none bikutara ko twari twakundanye n'urugendo twakuranye manza kuba ubushuti manza kure mu bushuti atari bya bintu byo kuvuga ngo amezi abiri ngo pa aho rwose ntibivamo sibyo mubanze muri mu bushuti mumenyane urumva twe twakundanye imyaka 8 urumva nimba akiga twamenyanye yiga mu gatatu tukundana imyaka 3 ageza mu gatandatu ajya na university ajya kwiga hanze turakomeza hakajyamo akantu tukayidubonana agarutse turakomeza surumva mwari mwararemye ya bonde yego turaziranye none byatumye njyewe mvuga ngo nahise nuzura kubera ko yaranyujuje kubera ko nuwanje ibyanje arabizi arabishigikira nka senti naragiye muri Kenya musize ndagaruka ndahamusanga bava ngo urukweto n'urwarwo ntago wagura bodaboda ngo wambare timba none Imana yatumye timba nindi babwire pastor mamo ndani ariko naza atari wawe azambara bodaboda n'ambare timba bizahura urumva so rero kinavuga nimba umuntu ari wawe n'uwawe kandi none mubana no kubana dore ko dufite channel twashizeho yo kuri YouTube yigisha urabona nge n'uyu tukimara guhura twasanze dufite imico imeze kimwe none dufite n'urukundo rushyushye kandi rufite intego none byaduteye no kuba twumva yuko hari ikintu twabasha kugira gusharinga abandi ubuzima tubayemo nubwo twahuye n'intambara dore ko nubwo twahuye n'intambara video ya mbere twashize hanze dushira n'iya kabiri abantu batangira kuvuga ngo ubwo murashyushye ngo mugitangira ngo ariko ibyo bintu bizahagarara abantu muri meeting abantu tubahaye amezi 3 yego amana ibikiri experience mufite experience gutangwa n'Imana umuntu akakubwira ibyo bintu yes no behave no kuri mana yanjye behave ndabinginze mugerageze urumva ni intambara urumva naramubwiye ntago wakora icyiza byanga bikunze hari abantu bakurwanya nubona abantu babiri bakurwanya uzamenye ko cyakintu ukora ari kizima none bati none turushe gushama imbaraga noneho uwo bizafasha bizamufasha uwo bitazakoraho ntabwo bizaba ari ibye ubu tugeze kuri episode ya 6 ikintu dukora twebwe twigisha urubyiruko rushaka kubana tukigisha n'abantu babanye so tuvuge nk'urugero abantu babanye mu rugo mubana mute exactly mufashanya gute kumuhuza gute rero nimba mudahuza sa ntabwo urwo rugo ruzaba ruryoshye cyane rwose. umugabo nataha avuye mu kazi ntiyumve ko ari umwami ntiyumve ko ari king ahitaza yumve ko hari friend hari best friend uhari wow yumve ko ari umuntu bakundana inshuti iri mu mare stress zose yego nimba ahuze mu turimo tumwe hari utundi tumureba gerageza utumufashe kugira ngo muze guhuriza hamwe so nibyo bintu twege twigisha niyo mpamvu abantu bagiye bazamura itiku bavuga ngo ngo turi kwicira abagore mu mutwe urumva hari n'abatubwira ngo ibyo bintu mukora ngo muragira ngo mutwicira abagore bacu mu mutwe ngo ntabwo twajya gufasha abagore bacu ntabwo twagira gute so twege isomo dutanga ni ugufashanya urubyiruko rero rugiye gushakana nabo bamenye ngo urugo agiye gukubaka ahantu agiye hameze hate ntiyumve yuko azajya agera mu rugo abantu birukanye ahubwo uzajya uhagera ubabera umugisha bifuze kuguhobera bifuze kugusanga bakuganirize mu by'ukuri n'umwana muzabyara azaza ameze neza ndibuka yuko agitwite abantu barambwiraga ati ujye uganiriza umwana ari mu nda umuririmbire ibintu bizatuma umwana akumenya none nange mbigira intambara nkajya muririmbira nkajya musuhuza ariko nda ibintu nk'ibyo mbese ibintu nk'ibyo babwire umuntu agiye ashira ibintu byose abantu bamubwira yasara noneho asara ukiruka mu by'ukuri sinzi wenda nimba ari byo ndi kuvuga wenda nawe yaboza kubona umwanya akabivuga mu by'ukuri uyu mwana wacu hari igihe ajarira hari indirimbo mita nshiramo agaceceka
nakundaga kuyimuririmbira nibwo nyine atwite nibwo indirimbo yari narayisohoye nibwo yari igezweho nyiririmba buri kanya naba mugezeho nkayimuririmbira iyo ndirimbo umwana yarize tukayishiramo ahita aceceka kuko yarayumvaga ari mu nda yarayumvaga kandi n'amajwi yanjye arayazi rero mu by'ukuri kubana n'umuntu bisaba inshuti yawe noneho ampulisi mugizeho kubana ari umudamu wawe mwese mwirinda kuzamuka nimba akosheje akantu akosheje amenye gusaba imbabazi mugenzi we amenye ukuntu agomba kumwitwaraho ntabyo kuvuga ngo wite utangira uzane mikorobe utangire ubyimbe twebwe twifuza yuko abantu bagomba kubana neza tunasenga n'Imana kugira ngo ibidufashemo ejo abantu batazavuga ngo dore ba bantu bakinaga bya bintu none ndebera gusa njyewe hari umuhungu bita Lilji indirimbo za secular ari indirimbo yari yasohora avuga ngo nimba umugabo nzerekana itandukaniro ry'abandi bagabo sibyo nimba abikorekeza simbizi kuko nawe yabaye umugabo ariko nje nagendeye muri we ndavuga ati nanjye ndashaka kuba umugabo utandukanye n'abandi kubyo n'abantu bazajya bambona bajya bati koko wa muntu iyo tugiye hano tugiye nko kuva nk'ahantu mu by'ukuri niyo tubonye mu muhanda uravuga ati bana abantu barakunda kuko mba numva ndi fieri yiwe hari n'igihe twaza umwana nkagenda mufite muri make turafasha mbese ubutumwa dutanga kuri YouTube yitwa gute yitwa JD Family JD Family J bivuga Jose D bikavuga Dieudonné please go there mukore subscribe kabisa kuri JD Family Rwanda ubundi murebe kuno bimeze mu by'ukuri gerageza ugende nk'uko watangiye bakijya uzasoza kandi ujye usenga n'Imana kugira ngo ibigufashemo igushigikire aho ngaho rwose uzagira urugo ruryoshye nimba ari muri Bibiliya nimba ari abantu bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito mu by'ukuri ijuru rya mbere jewe narigezemo ariko ndi kubikunda couple ndi gukoresha muri iki gihe bari kumbwira ngo urugo ni rwiza namwe rubyiruko mudutegereze cyangwa mushaka natwe dushaka kuzajyayo bari kudukumbuza ko ari byiza kandi iyo ugiye uvuga ngo hari ibyiza uranabiharanira kandi bikaba byiza bikanaba ari byiza kuko uvuga ati ibyo nshaka ni byiza nta bibi birimo ikindi kandi nimba uri umugabo gerageza guca bugufi ntiwikakaze ibyubahiro mumbabarire abagabo barimo barandeba bazanambona ntimwumve yuko wenda ari ukubasuzugura ndagira ngo mbabwire mu by'ukuri kuba umugabo mu rugo ntibivuze ngo ari ukuntu ni ukuba inshuti y'umuryango kuba umugabo mu rugo bizatuma noneho n'urugo rwanyu ruryoha n'abantu babibona reka nguhe nk'urugero ahantu uzawitinda ukazinga ariko dadi ko yatinze umugabo wanjye ko yatinze reka nguhe nk'urugero araza ryari ndibuka kumara iminsi 3 turi hano hari abaturanyi bacu bifuje yuko twabasangiza urukundo dufite kandi bo none bamara imyaka nk'ingahe bafite n'abana barabanye ariko ingwe nk'ebyiri zaradusura bati se mutusangize uburyo mubanye uburyo mumeze turabibona nabyo byanadutse n'imbaraga zo gukora ya YouTube channel bati burya hari abantu bifuza kumenya uko tubayeho rero mu by'ukuri bagabo ku ruhare rwanjye mu by'ukuri reka tube itandukaniro ry'abandi bagabo babayeho abasore mushaka gushaka ntimumfate nk'umuntu wenda usuzuguritse cyangwa umuntu utubaka nk'umugabo ushaka gusuzuguza abagabo reka tuvukoreshe iryo ahubwo mu by'ukuri njyewe urugero natanga mwabaza abantu babibona kuko njyewe sinakwitangira ubundi agaciro kawe ni famiye yawe ibintu byo kwigagaza kumva ko uri danje oroha isuke utuzi worohe ubundi ubane n'umugabo wawe neza urumva rero inama nabwira abagabo ni ibyo ngibyo urakoze cyane mude Imana igumugisha tugarutse kwa Jose nawe ugira ikintu utangariza abantu rero inama zawe inama zanjye nyinshi ziba muri YouTube video zacu ikintu navuga narenzaho kuri byo MD yavuze nuko urugo sinavuga ko rugoye kubera ko yaje kutuganiriza about love rero urukundo ni ikintu cyiza cyane iyo mukundanye mukuri kuko icyambere wa mugani Yesu yarabivuze ni urukundo rero iyo urukundo murufite ibintu byose bigenda neza mbese kandi iyo mwahujwe n'Imana
ibintu biroroha kuko murakomplitingana kuko dukoresha umubwiriza 9:9 nabo bawusoma ariko iyo urukundo ruhari ibintu byose bigenda neza muba mwumva mufite amahoro mbese muba mwumva nta n'icyabatandukanya n'icyaza mwagi mbese bameze nka team rero nababwira abantu muri iki gihe abantu bari bafite pressure bari kwibaza ngo bizagenda gute abandi bari kwirukankana n'igihe rero nababwira ngo nugusenga bakamenya timing y'Imana kuko iyo nabyihutishije Imana nayo ibivuga wait this is not my time so ugomba kugenda muri process y'Imana kugira ngo kandi nta kundi kubimenya n'uvugana n'Imana kuko ngewe banumva iyo uvuganye n'Imana igusubiza kandi igusubiza mu buryo butandukanye cyane rero urugo rutubakiye ku Mana kenshi ruragwa rero kubakira ku Mana niyo fondation ikomera kurusha ibintu byose kandi nayo iba urukundo iyo mudakundanye biba too much cyangwa bikaba too low so that's my advice to you all cyane ama families uko niyo target yacu so mugenda mukora subscribe please do it tubafite videos nyinshi wow ndi kubikunda GD family JD family Imana ibaho umugisha cyane ndavuza akantu kamwe gusa wenda ntabwira abantu wese muduhuje wenda kuri MD avuze ko bundi hari ukuntu kera twabayeho abantu bazi ko iyo uri umugabo mu rugo ubu uri umuntu you know nimvuga ni nimvuga B ni B nk'abana mwe mpunyumve ndi umugabo mu rugo nimba mvuze ngo wijyaha nyine hari ukuntu umucekera simbizi ariko noneho vision turi kujyamo rubyiruko mudukurikiye ibyacu bitandukanye n'iby'abantu bashiye biratandukanye pe biratandukanye mwebwe ikintu dukeneye twebwe nukuba inshuti ugashaka wa muntu muzabana best friend you know ubwira bya bintu byose udufuti utuga wiyumvamo handi nunagena no mu rugo uzasanga ni tuntu twose nyine muradukora mukanezerwa tuntu turaho ngaho handi n'abantu baza kuvuga hari ibintu biki we nibiki bikabacanga kubera ko hari ukuntu mwakuranye hari ubushuti mufitanye nta kibambu ba mu rugo yego nta kibambu urimo nta uzabe kibamba hari hanze mu kazi bakugire MD ariko ujye utanga amategeko ariko mu rugo rero try nushaka kujye wambara ikabutura na kamambiri wabwire ngo muze dukine mabigibigi you know ese wabambere inshuti nziza wambere best friend wambere dad wambere brother wanje wambere iki kuko ntava ukazi nirukanga amasaha akatagera ngo je mu rugo nsanga umugabo wanje you know njyewe ngubu sinjye gukobesha Judy ntinda no gusohoka mu kazi wow nta nahandi nkatira kuko mbavuga ngo hari ahandi ngiye gusanga ibyishimo ushobora kuva mu kazi nababaye narakaye ariko iyo mbonye ngeze mvuze ngo ndatashye manzi ko ibi burakari mbusize nuko ngiye mu munezero so bana mudukurikiye rero iyo ngeze mu rugo nubwo naba mfite umunaniro mpita numva mfite imbaraga hari undi mwuka nakira hari utuntu ujyamo tutangwa tukunezereje wow bana mudukurikiye rero that's true love urukundo nyakuri iyo niyo ntama twatanga ku bantu bose badukurikiye cyangwa bari babanye n'abashaka kubana nabo so Imana ikomeze bagirire neza ikindi kandi mwiterwa pressure n'amagambo y'abantu abantu rwose mutubabarire nukuri nkora bivuze mujye muvuga mujye mwatura ibintu byiza ariko komande abantu mujya mu by'abandi Imana yahuje mugiyemo mujya kubivanga ngo naho bizagera wowe utanga garante mbahaye amezi 2 utanga garante gute kankwibariza ijambo ry'Imana avuga ngo ninjye ufite ijambo rya nyuma ninjye mucamanza ninjye ushiraho akadomo ninjye ukubita cyacyo nuzavuga ngo pa birarangiye you know ariko nkawe koko who are you urinde watandukanye cy'Imana yahuje rero please bantu nimukajye muterwa intege nke n'amagambo y'abantu sibyo be strong umuntu muri kumwe uvuga ati no matter what sibyo nimuna abantu uvuga ati uko byagenda kose ngewe ngomba gushaka ibyishimo mu muryango wanjye iyo bishatse urabibona ikindi kandi fondation byose no gusenga nyamuneka udasenze ntacyo wageraho uravangirwa ufata ibyemezo bitari byo ukora ibintu byose rero twige gusenga nimba utanabizi ubyige kuko urugo fondation yarwo no gusenga so God bless you turabakunda mwese navuga iki se kavuga ngo bye bye